Ni amakuru yageze hanze kano kanya ndetse ni amakuru yatangaje benshi, ni amakuru ari kugarukwaho n'isi yose. Ese leta ya Kongo, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba igiye kongera kwisubiza uduce tumwe na tumwe cyangwa se uduce tugiye dutandukanye two muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wamaze kwigarurizwa n'uyu mutwe witwaje intwaro muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe mu 23 umaze kugenda wigarura uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye. FARDC cyangwa se ku barwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa, Ababiligi, Abarundi, FDLR, FDNB n'indi mitwe igiye itandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifatanyije na leta y'Kinshasa kuba yarwanya uyu mutwe witwaje intwaro cyangwa se umutwe w'iterabwoba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse ni ibintu byagiye bigaragara no ku mafoto ndetse n'amavideo ari kugenda acicikana hanze ko leta y'Kinshasa noneho yaba hari icyo igiye gukora cyangwa se igiye kuba yagaragaza izindi mbaraga cyangwa se kambaka ikomeye nyuma y'uko abasirikare b'Ababiligi baje mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse na leta y'Kinshasa ubwayo nayo ikazamuka mu gihugu cy'Ababiligi kujya kuzana intwaro by'umwihariko zo kurwanya umutwe witwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari wo M23. Ni umutwe ukomeje kuzengereza Antoine Felix Tshisekedi Kilombo. Kambanza nkwibutse gato, nimba ari ubwa mbere ukigera kuri hano cyangwa se nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi miyoboro, ndakwibutsa ko ugomba gukanda subscribe, ugafungura inzogera ndetse warangiza ugasharinga ino video kugira ngo amakuru n'ibiganiro tubahereza bijye bibageraho 5 kuri 5. Ndetse ndambanze nshimire nawe wamaze kuba wabikora, uri w'agaciro ndetse uri n'uw'amahirwe. Reka tubane muze duhurire hamwe twinjire muri politike na diplomasi birimo kuvugirwa hano muri East Africa. Ndetse leta zunze ubumwe za Amerika, navuga ko umuvugizi wazo cyangwa se umuvugizi wayo yamaze gutangaza, yatangaje amagambo ntabwo ari uyu munsi n'ejo ahubwo, yivugiye ko rwose ndetse ubufatanye cyangwa se ubukoranire buri hamwe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se n'amasezerano y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagomba kuba babuhagaritse. Ndetse mu biri bimwe byari byaragiye bitangazwa ndetse byaravuzwe, byagaragaraga ko leta zunze ubumwe za Amerika zishobora kuza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikagirana amasezerano n'iki gihugu, ndetse bikaza kurangira ko rwose ngo bari kuzahabwa abasirikari ba Special Forces batojwe bihambaye bakaza kuba babigishiriza igisirikari cya leta y'Kinshasa FARDC uburyo bakitwara ku rugamba ndetse n'imirwano igiye ihambaye, ndetse bakahabwa n'inkunga cyangwa se ntabwo ari inkunga kuko babaga nabo babaga bari butwara amabuye. Ubwo rero ntabwo twabyita nk'ukugurana. Ndetse bakaza guhabwa abasirikari bo kujya kuyobora abandi ku rugamba, ndetse bagahabwa n'abasirikari b'abarimu bo kubigishiriza abandi basirikari, ndetse akarusho ngo bakaza no guhabwa ibijyanye n'intwaro zihambaye. Kino gihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika ni igihugu cya mbere cy'igihangange hano ku isi, ndetse ni igihugu gifite ibigwi, ndetse ni igihugu kinini cyane. Dore ko rero iki gihugu navuga ko byamaze kuba binazamba, dore ko iki gihugu ibyacyo navuga ko amasezerano bagiye kugirana yamaze kuba yazamba, kuko ntago bagiye kubishyira mu bikorwa. None ahangaha byamaze kuba bisubikwa. Ni inyeshyamba cyangwa se umutwe witwaje intwaro wagaragaye urekura agace by'umwihariko ka Walikale, ndetse kano gace ndetse haza kugaragaramo abarwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa. Ababiligi bari bamaze iminsi bishwe by'umwihariko muri uyu mujyi wa Walikale, mu nkengero zaho hagaragayemo abasirikari, mu mirima hagaragayemo abasirikari ba M23 bishwe n'abarwana ku ruhande rwa leta ya FARDC cyangwa se igisirikare cya FARDC. Navuga ko cyagaragaye kisha abasirikari benshi ba M23, ndetse rero bagaragaza ko kano gace bamaze no kuba bakigarura bakambuye inyeshyamba za M23. Ariko cyo kwibazwa ngo niki baje kuvuga yuko rwose karo gace batigeze bakabapura ndetse bakavuyemo mu buryo bwemeranyijwe n'amategeko mu byo biyemeje, ndetse bari babyemereye. Bavuga yuko impamvu bakavuyemo ari ibiganiro cyangwa se gushyira mu bikorwa ibyo bemeye. Bavuga yuko rwose bino biganiro n'ubundi bizabera i Doha muri Qatar, aho bagiye kuganira na leta y'Kinshasa. Iri bitagira n'icyo bitanga rwose ngo bashobora kugaruka
binjira muri kano gace bavuze yuko rero ababirigi bo bari bamaze n'iminsi bafite umujinya ndetse n'agahinda gakomeye cyane kuko izi nyeshyamba za M23 zari zimaze kwivugana abasirikari bagera ku 8 b'ababirigi gusa saho gusa abapfa barapfa ku mpande zombi bagenda bapfa kuko bose ntago baba bari kurasana amashaza ku nyeshyamba za M23 hagaragaye 13 bamaze kuba bivuganwa n'izi ngabo z'ababirigi zaje mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi ku rundi ruhande abasirikare b'ababirigi cyangwa se igihugu cy'ububirigi cyabashijwe nimba hari abasirikare cyohereje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kibihakana kivuye inyuma kivuga yuko nta basirikare kigeze cyohereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse byaje kugaragara binavugwa yuko igisirikare cy'ababirigi cyohereje abasirikari benshi ndetse na drone zihambaye zimwe z'intambara, ndavuga drone zijya ku rugamba zitagira abapilote, zitagenda n'abapilote, nyine umupilote bayisigariye hano akayohereza ikagucucuma. Byavuze ko nta basirikari bohereje, ariko byaje kugaragara ko abasirikari 8 bamaze kuba bitaba Imana, ndetse biza no kurangira abasirikari bandi 3 b'abarundi bo ibyo by'abarundi ntabwo byari ibintu birenze, kuko abarundi bo barapfa umunsi ku munsi, dore ko bakomeje kugenda binangira mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu gace ka Uvira. Ni igisirikari cy'abarundi cyakomeje kugenda kihipakira cyane bikomeye cyane, ndetse avuga ko abarundi benshi bari mu gace ka Uvira, ndetse naho bashinze ibirindiro. M23 igerageza gukomanga bikomeye n'ubundi bikarangira bibaye by'ubusa, ikamera nko gukubita ku rutare, ariko ngo n'ubundi izi nyeshyamba n'ubundi ngo igihari cyo ngo nuko zigomba kwirukanwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigasubira iyo zabaga. Kumbwire ngo rero nimba ubwa mbere warugeze kuri imiyoboro, ugomba gukanda subscribe, ugakanda like, warangiza ugasharinga ano makuru kugira ngo agere ku bantu bagiye batandukanye. Muhaye ikaze.